Welcome to Storyteller Rwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Nongeye kubaha ikaze kuri Storyteller Rwanda. Ni benshi bagiye bansaba ko nababwira kuri Schengen Visa. Hari abibazaga ese nta mafaranga angahe usabwa kugira ngo uhabwe Schengen Visa. Abandi bagiye banyandikira bambaza ni izihe document from A to Z ziba zikenewe kugira ngo applying Schengen Visa. Icya gatatu, ese ni izihe mpamvu zatuma visa yawe ya Schengen itaba approved. Ibyo bibazo byose uko ari bitatu ni ibibazo byiza kandi by'ingenzi. Niyo mpamvu nahisemo kubigabanya mu ma videos like nk'atatu kugira ngo buri kimwe ubashe kugisobanukirwa neza, kuko ni ingenzi cyane ku muntu wifuza Schengen Visa. Uyu munsi turahera ku kibazo cya mbere, ese nta mafaranga angahe usabwa kuri Schengen Visa. Iki ni ikibazo buri wese ushaka Schengen Visa ya Europe yibaza mbere yo gutangira process cyangwa se iyo project yo gushakisha visa. Kugira ngo umenye ibisabwa, kurikira ino video irajya kurangira umenye ibyo usabwa, ibyo ugomba kuba wujuje, ibyo utagomba kubura mu gihe uri kwitegura kwa applying kuri Schengen Visa, ndetse ukaba wanatuma iba approved mu buryo bwihuse. Hagenderwa rero ku bintu bitandukanye kugira ngo Schengen Visa yawe ibe approved. Ahanini biterwa na profile yawe. Niyo mpamvu atari buri wese uzakubwira amafaranga asabwa kugira ngo uhabwe Schengen Visa atarasuzuma profile yawe neza yitonze. Muri iyi video ndakwereka uko wowe ubwawe wamenya amafaranga usabwa bitewe na profile yawe cyangwa se na situation ubayemo. Schengen Visa igwa access ku bihugu byose biri mu muryango wa Europe like France, Germany, Italy, Sweden, Belgium, ubwo ni mu Bubiligi, Greece, Hungary, Netherlands, Norway, Poland, Denmark n'ibindi. Ibyinshi ngira ngo uri kubona kuri ino list hano imbere yawe. Ikintu cya mbere nakubwira cyaguhesha Schengen Visa mu buryo bworoshye ni ingendo wagiye ukora. Niba muri passport yawe waragiye ukora ingendo mu bihugu by'i Burayi nka visit, tourism, kubona Schengen Visa birakorohera cyane. Ariko niba utarigeze utaravuringa muri area ya Schengen, hari icyo bizagusaba kugira ngo uhabwe Schengen Visa. For example, niba uturuka nko mu Rwanda cyangwa mu Burundi, hibazwa impamvu utasura nk'ibihugu by'ibituranyi like Kenya, Sudan cyangwa se Tanzania. So, iyo bigaragara ko nta ngendo wigeze ukora cyane cyane mu bihugu by'i Burayi bigize Schengen area, aho bigusaba kugira amafaranga runaka werekana kuri account yawe ya bank before ko uhabwa iyo visa. Kuba wajya muri Europe utarigeze ujyayo na mbere hose birashoboka, ariko bikagusaba kuba ufite account imeze neza. Nanone iyo ufite akazi keza uhembwa neza, nayo yaba impamvu ifatika yaguhesha Schengen Visa. It's a good reason that you will be back to your home country after your vacation. Ikindi nanone kuba ufite akazi byerekana ko no mu gihe uzaba uri muri Europe uzaba ufite capacity cyangwa se ubushobozi bwo kwibeshaho muri icyo gihe cyose uzaba uri muri Schengen area. Nanone niba wikorera ku giti cyawe, ufite company cyangwa indi business, si ngombwa kwerekana proof y'umushahara kuko ubwawe urumva uri boss. Iyo business cyangwa company nayo ubwayo irakonta.
ariko niba udafite akazi uri jobless nta n'indi business ukora, bigaragaza ko nta income ufite, ubushobozi bwawe already buri hasi, nta kintu ufite gifatika mu gihugu cyawe byibuze cyatuma ugaruka, nta kazi, nta butaka, nta nzu, nta muryango, nta mwana, nta n'ababyeyi witaho. Urumva ko wowe home ties yawe ibiri hasi, ibiri weak cyane, biba byerekana ko no gutoroka watoroka. Ibyo rero bikagorana kuba wabona Schengen visa. Ikindi cya gatatu ngiye kukubwira ni amafaranga wowe ubwawe ukeneye kugira ngo ubone Schengen visa, ku buryo ugendeye kuri situation urimo wayibarira ukamenya ayo usabwa. Ubu tugiye muri detail ya buri kantu, don't go anywhere. So niba ugiye kumara igihe kinini muri Europe, amafaranga uzasabwa kwerekana atandukanye nayo uzerekana igihe uzaba ugiye kumara igihe gito, like nk'icyumweru cyangwa se 2 weeks. Muri cover letter yawe niba wavuze ko uzamara y'amezi 2, birumvikana ko uzanasabwa amafaranga azagukavaringa muri aya mezi 2 yose uzaba uri muri Schengen area. Ariko niba uzamarayo icyumweru kimwe, ntabwo ari byinshi uzasabwa kuko ntabwo uzamara igihe kirekire. Ikindi kintu cyatuma visa yawe iba rejected ni stability bank balance. Example, ugasanga umuntu nta mafaranga agira kuri account ye, nko mu gihe cy'umwaka nta movement yigeze ikorwa kuri account ye, ariko mu gihe cyo gusaba visa ugasanga yashyizeho inote nyinshi. Iyo immigration team babibonye ukabona ko nko mu mezi anashize nta movement yakorwaga kuri account yawe, hanyuma mu munsi umwe cyangwa 2 imbere yo applyinga visa ugashyiraho amafaranga menshi like nka 10 million, hazibazwa ahantu wayakuye kandi nta income ufite ikwinjiriza ayo mafaranga. Ibyo rero bishobora gutuma visa yawe iba rejected. Gushyira amafaranga menshi kuri account yawe mbere yo gukora visa application ntabwo aba ari byiza. Iyo ari nk'umushahara uca kuri banki yawe, account ya banki buri kwezi, biba bifite meaning cyane. Nanone itandukaniro ry'amafaranga uzakenera cyangwa se uzasabwa bizaterwa n'icyo uzaba ugiye kumarayo. Reka tuvuge hagati ya inviter na tourist. Bitewe n'impamvu ikujyanye, imwe muri izi amafaranga usabwa azaba atandukanye n'ayundi. Niba uhawe invitation n'umushuti wawe cyangwa umuryango wawe uherereye muri Schengen area, ubwo bivuze ko ufite aho uzaba. Ibyo bizatuma udaspendinga amafaranga menshi. Ariko niba uri tourist uzarara muri hotel, aho birumvikana no kwishyura. Ariko niba ugiye muri conference, gusura inshuti yawe cyangwa umuryango wawe, business trip, aho ntabwo uzakenera accommodation, ntabwo uzakenera foods. Abaguha invitation akenshi ni nabo bakwitaho mu gihe uri muri Schengen area kuko abari bugiye gusura. In that case uzasabwa kwerekana amafaranga atari menshi. Niba ufite inviter bisobanure neza. Muri cover letter yawe byose bigomba kuba bikubiyemo. Uvuge in details uko uzitabwaho, uburyo uzakavaringa buri cost yose usabwa kuzatanga mu gihe uzaba uriyo. Kuri wowe rero uzimenyera buri kimwe, like nkaho kuba ushobora kubona hoteli hagati y'amadolari 30 n'amadolari 40, ariko standard ya hoteli iciritse ubundi ni uguhera ku madolari 50 kugera ku madolari 100. Aho ni ku munsi. Mu manyarwanda ubwo nawe wayabara ukareba yo wakenera mu cyumweru cyangwa se mu byumweru 2 bitewe n'igihe wowe wumva uzamara cyangwa wagennye. Ikindi ni ibijyanye n'ibyo kurya, food, hagati y'amadolari 30 n'amadolari 60. Aho ni ku munsi.
ushobora kuyajya munsi cyangwa hejuru bitewe n'uburyo ukonsuminga. Nabyo wamara kubibara ukongeraho na accommodation, then ukongeraho na flight ticket y'indege. Round trip ni hagati y'amadolari 700 n'amadolari 1500. Aho ni round trip, ticket ikujyana ikanakugarura. Gusa ahangaha bigenda bihindagurika bitewe na flight uzakoresha, umujyi ugiyemo, season ugendeyemo n'ibindi, ariko ntiyarenga 1500. Ukoze karikire zose uhita ubona amafaranga wowe usabwa kuri Schengen visa before yuko utangira process. Nuramuka upanze urugendo rwawe neza ubyitondeye, ntabwo uzasabwa guspendinga amafaranga menshi. Ushaka kumenya amafaranga ya nyayo waba ufite kuri banki bitewe na profile yawe, byibuze nkanjye nka advisor, byibuze mu cyumweru kimwe wakwiye kuba ufite nk'ibihumbi 3 by'idolari. Aho ni mu cyumweru kimwe. Ubwo bitewe n'igihe uzahamara ushobora kugenda ukuba ukareba amafaranga usabwa. Abaye arengaho uyafite byaba ari byiza cyane, ariko abaye ari munsi cyaba ari ikibazo gikomeye. Ahangaha ni kuri single, wowe ugiye uri umuntu umwe. Ubwo urumva niba ugiye kujyana n'umuryango wawe niko usabwa ibintu byinshi. Ndizera neza ko ino video izagufasha mu gihe uzaba uri mu myiteguro yawe yo gushakisha visa ya Schengen. Muri video zikurikira ebyiri turi gutegura, nzabereka document zose usabwa before yuko utangira process cyangwa se application yawe. Ikindi tuzanaganira ni iyihe mpamvu ituma visa yawe iba rejected. Ndizera bino biganiro bifasha benshi nk'uko ngenda mbibona, kandi ndahari. Any challenge uzajya ugira, please unyandikira kuri email, ndazisoma kandi nkanazisubiza. Iyi video niba wayikunze, kora like ndetse ukore na share kugira ngo igere ku bantu benshi. Ntiwibagirwe no gufungura inzogera kugira ngo buri update yose dutanze ujye uyibona mu ba mbere. Hari amalink menshi tubafitiye abafite deadline, ubwo urumva iyo utinze kuyibona kiba ari ikibazo gikomeye. Click on subscribe. Thank you for watching. See you next video. Ciao.